muraho neza bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Tunezejwe cyane n'uyu mwanya tubonye kugira tuzasangire ijambo ry'Uwiteka. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Turagushimiye Kristo, turagushimiye Mana Uwiteka murengezi mwiza, bya neza bugacya bukira, uradutabara ukaturengera uko bukeye n'uko bwije. Uri Imana nziza, uba mu ruhande rwacu, uratwimana ku biduhiga, ntabwo ujya wemera ko tuba imihigo y'ibiduhiga. Icyubahiro ni icyawe. Wadukije muri byinshi, uturengera muri byinshi, turwanira mu bitandukanye, kandi Nyiringabo waranesheje, nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndagusabye umwanya ngo tweze, ndagusabye ngo tuboneze mu izina rya Yesu. Aho twagiye kure yawe, aho twakoze ibidakwiriye, utubabare kuko uri Imana yacu. Bana natwe dukomeze uyu mwanya tujye kumva ijambo ryawe, buri wese agira icyo akuramo kandi kimufasha. Ijambo ryawe riganze mu mitima yacu, rigira ibyo risenya bidakwiriye kandi rigire ibyo ryubaka. Uwiteka ushima, ngaho bana natwe udushyigikire, ubane natwe tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kristo Yesu umwami wacu ashimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 4. Mana tugire neza. Haranditse, hari titre y'amagambo ivuga iti Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandama. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ryiza cyane dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, duheye ku murongo wa mbere tugera no wa 11. Imana tugire neza. Harimo amagambo akomeye atubwira uburyo bimeze nk'amateka, ni nko gusomerwa amateka, ubwirwa amateka uko ibintu runaka byagenze igihe runaka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo Yesu yari amaze amajoro 40 ngatarya, ariko ashize amajoro 40 n'iminsi 40 bishize ngabona gusonza. Hanyuma nibwo Satani yagize gute, ngo Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugira gute, kugeragerezwayo. Imana tugire neza kandi Imana idusanga. Satani ntabwo yigize avuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, ngo ntabwo ndibuze kumugerageza. Hanyuma nta nubwo rero Kristo yagiye mu butayu adashonje. Oya, yagiye yashonje rwose. Kubabazwa nawe n'inzara icyo gihe byamubayeho, yahise asonza. Ariko akigera mu butayu bwo Satani yamubwiraga ati, umva ko uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye imigati cyangwa se imitsima hanyuma urye. Nawe yaramusubije ati, ntabwo dutungwa n'imitsima gusa,
ahubwo dutungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yabonye igisubizo amuha kandi rwose cyari kijyanye n'ikibazo yari amubajije. Ariko ikibazo ni uko abantu tujya tugeragezwa n'ibintu byoroheje ugasanga duteye induru cyane ngo kukinajya. Oya, reba Kristo umwana w'Imana, Satani yaramutinyutse ajya kumugerageza, amushyira ibigeragezo, kandi ubone yuko ari nawe ubihawe, ntabwo wabasha kugira gute kubitsinda. Satani rero arifata amushyira ikigeragezo kimeze gutyo, arabizi yuko ashonje. Kuko buriya natwe dutegerwa ku bintu bitoya dukeneye. Hanyuma Satani rero amushyira iki? Ijambo rijyanye n'imitsima. Yari abizi yuko Kristo ashoboye guhindura iki? Ayo mabuye imitsima. Satani yari abizi. Rero nawe abimutegera, aramubwira niba uri umwana w'Imana koko hindura, kugira ngo agaragaze yuko yumviye nde? Satani. Iyo abikora yari kuba yumviye Satani, yego, aho yari kuba agize gute? Amutsinze. Ariko Kristo wari ufite imbaraga akuye mu gusenga. Urumva amajoro 40 n'iminsi 40 atarya, yamara kuyirangiza akabona gusonza, byari bikomeye. Iyo nzara yari nyinshi cyane, ariko umwami wacu amuha igisubizo gikwiriye. Amubwira yuko tudatungwa n'imitsima gusa, oya, ahubwo n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana nayo agira gute? Aradutunga. Satani rero aramugerageza cyane kugira ngo yumve ko, kugira ngo arebe yuko hari n'ikintu gito basi yakora akamwumvira. Rero natwe tujya tugeragezwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nugeragezwa, shaka ijambo uzatsindisha, shaka ikintu uzatsindisha, korera Imana, wisaba imbaraga zo gutsinda. Urumva Kristo muri ibyo bihe yari agezemo yakoresheje ijambo azi, yakoresheje ubwenge. Udafite ubwenge icyo gihe ntabwo byakunda. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nuwubaha Uwiteka uzaba ubonye ubwenge bwo kuzabasha gutsinda, ukazajya uvuga amagambo y'ubwenge. Hanyuma rero Kristo nawe icyo gihe avuga amagambo y'ubwenge, abwira Satani amagambo y'ubwenge. Umupfapfa ntuzamubwira amagambo y'abapfapfa, ahubwo uzamuha igisubizo cy'abapfapfa gikwiriye uwo mupfapfa. Nakubwira amagambo y'umupfapfa, ntukamubwira amagambo y'umupfapfa, ahubwo musubize umuhe igisubizo gikwiriye uwo mupfapfa. Ntugakorere umupfapfa, ntugahe icyubahiro umupfapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana, ntugahe icyubahiro umupfapfa. Rero Kristo nawe ntabwo yahaye icyubahiro Satani cyo kumwumvira ngo amukorere, ngo akore ibyo ashaka. Oya, kandi ntabwo yamubwiye amagambo y'umupfapfa ngo amutuke ati kubera icyo umbwira guhindura amabuye umugati. Oya, ntabwo ari cyo yavuze. Ahubwo Kristo yagize gute? Yamuhaye igisubizo gikwiriye uwo mupfapfa, amuha igisubizo gikomeye. Ibibazo byose yajyaga amuha ibisubizo bizima. Nawe rero niyo mpamvu kugira ngo ugire ubwenge, tumaze kumva ijambo ryiza ritubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero umwami wacu yasubije Satani amagambo, igisubizo gikwiriye uwo mupfapfa, gikwiriye Satani, ukamwumvisha rwose. Ariko kugira ngo umwumvishe ni uko waba ufite ubwenge, kandi ubwo bwenge ubugira ari uko wubashye Imana, ubugira ari uko wavuye mu byaha wajijutse. Imana itugire neza kandi Imana idusambe. Ntabwo wagira ubwenge uri umusambanyi, oya, ahubwo nuba uri kumwe n'Imana, nuba ufite ubwo bwenge, ukunda gusenga, ntabwo uzabura kugeragezwa n'ibyo ushaka. Ari ibyo dukenera ubundi twebwe umunsi ku munsi. Tuvuga urugero, niba nkeneye imyenda, nkeneye kwambara, kandi nkeneye kwambara neza byongereho, hari ibizaza byinshi ari imyenda ndetse byitwa imyenda myiza, ariko iyo myenda ashobora kuzayigeregerezwamo. Ese ko haje imyenda? Ndi umusore wa Kristo, ndi umuntu rwose w'umukristo wa Kristo koko, ariko se ni ngombwa ngo nambare deshire kubera yuko yitwa umwenda mwiza?
nkeneye imyenda mishyashya. Yego yose yitwa mishyashya, ariko ni ngombwa ngo wambare igenda yanditse amatako yacikaguritse ngo ni deshire? Ntabwo bikunda. Icyo gihe ushobora kuzageragerezwa kuri iyo myenda kuko ushaka imyenda mishyashya. Ari ibintu dukenera umunsi ku munsi. Ubu ngubu uyu mwanya ushobora kuba uri nk'umusore wumva ukuze rwose bihagije, ndetse ugomba kugira gute gushaka umugore, ariko ukageragerezwa mu gushaka uwo mugore, ukabona uhuye n'umuntu w'umukobwa uti rwose ni uyu nguyu, ariko nyamara ejo ukazasanga arimo aragusaba kugira ngo musambane. Icyo nacyo ni icyo kukugerageza. Icyo ni ikigeragezo, ugeragerejwe kuri bya bintu ushaka. Kristo mu by'ukuri yari ashonje kandi yashakaga kurya. Yageragerejwe rero ku mugati kugira ngo afate ibuye arihindure umugati, ariko ntabwo yatsinzwe nuko abwiwe ngo ahindure uyu mugati kandi uwo mugati yari kurya. Oya, yari anabishoboye. Ntabwo yumviye umwanzi, ntabwo yumviye Satani ngo akore ibyo ashaka, ngo amwereke ko afite imbaraga. Oya, ushobora kujya ahantu bakavuga bati ukageragerezwa kuki kugira ngo wenda bavuga bati wowe dore nta kibazo turakwizeye, rarana n'aba bakobwa nta kibazo. Ukageragezwa kuri icyo ngicyo, ukageragerezwa kukuraranya n'abakobwa. Ntabwo rero Kristo we yavuze ati reka nkore icyo umwanzi ashaka. Wowe ntabwo wavuga ngo mfite imbaraga nshoboye kurarana n'abakobwa bugacya mu gitondo nta kibazo. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo kugira ngo ujye kwirata. Ntabwo Kristo yiraseka afite imbaraga zo guhindura ibuye umutsima. Oya, subiza nk'umunyabwenge. Aho ngaho urahageragerejwe. Ni za mbaraga z'ubwenge ukeneye kugira ngo ubashe gusubiza igisubizo gikwiriye ukugerageje. Ari igihe ubikubwiye atabikoze kugira ngo akugerageze. Oya, ahubwo akaba ari Satani ushaka kugira gute kukugerageza. Subiza rero igisubizo kigaragaza yuko uri umunyabwenge, ko ufite ubwenge, ko wamenye Kristo, ko wamenye umwami, kandi uzi neza yuko turwanywa na byinshi. Turwanywa na Satani atwiruka kugira ngo tubashe gukora ibintu bibi, kuko arabizi yuko ubwami bw'ijuru ari bwiza, kandi ntabwo ashaka yuko tugira gute twebwe tubugeramo. Ntabwo abishaka. Ashaka yuko birangira tutabugezemo ubwo bwami, kuko yabuvuyemo, kandi ubwo yabuvuyemo ntabwo yemerewe kuzabusubiramo. Rero niyo mpamvu twebwe tugomba gukomeza kurwana kugira ngo turebe yuko twatsinda. Rero ushobora kuzageragezwa uvuga uti ndashaka ubwiza, ndashaka rwose ubwiza, hanyuma umukobwa mugenzi wawe azakubwira ati dore ubwiza nta handi buri keretse kugenda hariya uruhu tukaruhindura. Ariko uwahinduye uruhu rwe, uwowe na Kristo bafitanye urubanza, uwo ntategereze ijuru, uretse kuzikubita imbere y'umwami kukababarira akaguha imbabazi. Naho ubundi niba udategereje gusaba ibyo ijuru ryo uzaryumva nyine gutyo, naho uzasanga abo mwari muri kumwe baragiyemo, nawe wibwira ngo uri gutaha ijuru rwose byarakurangiriyeho. Igihe wumva ko nta mutima ugucira urubanza igihe wakoze icyaha, menya yuko byakurangiriyeho. Saba Imana, saba Uwiteka, saba Umwuka Wera agaruka kuri wowe kugira ngo ubashe kongera guhinduka ugana mu ijuru, kuko ubundi urimo kurimbuka, uri kujyaho kukurimbura. Imana tugire neza kandi Imana idusange. Hanyuma rero Kristo Satani akomeza kumugerageza, akomeza rwose kumugerageza cyane, hanyuma amujyana ku gasongero rwose ku musozi, ku rusengero, aramubwira ati rwose simbuka ugwe hasi, kuko handitswe ngo azategeka abamarayika be bakuramire. Satani yarasomye azi byose, kuko iri jambo mbere yuko twe turimenya buriya we yararize cyane, kuko niba wumva yarabaye mu ijuru azi byinshi byo mu ijuru kandi azi ibyiza byaho. Ariko Satani rero nta mahirwe afite yo kujya gusubira, niyo mpamvu azi ibyanditswe, rero azagutsinda. Ntuzabura guhura n'umupfapfa akubwira ati reka dusambane, numubwira uti ko rwose bitari byo, ko bidakunda. Ntabwo azabura kukubwira ati Dawidi ko yasambanye ntabwo yababarirwaga, ntiyajyaga imbere y'Imana agasaba imbabazi. Ntabwo azabura kukubwira ngo ko Salomo yari afite inshoreke abagore
ntabwo yari ameze neza. Si umwe mu banyabwenge tuzi ndetse n'Imana ishima. Umupfapfa ntabwo azabura kubikubwira, kandi uzumva biri mu byanditswe, uzumva arimo kugutsinda. Ariko Kristo, haleluya, asubiza ijambo ryiza, aramubwira ati reka nkubwire, kandi handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ubwo ni ubwenge butangwa n'Uwiteka, ni ubwenge butangwa no kubaha Imana. Ntabwo wapfa kugera mu bikomeye ngo upfe kubivamo gutyo udafite ubwenge Imana iguha. Haleluya. Ariko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Niwubaha Uwiteka uzaba wabonye ubwenge, azagushyiramo ibyo gusubiza. Haleluya. Igihe uzaba uhagaze usabwa gusubiza, ntabwo Imana izabura kugushyiramo ijambo ry'ubwenge ryo gusubiza. Kandi uyubaha, ntabwo uzabura rwose. Niba uri umusore guhura n'umukobwa akavuga ati rwose turyamane, namenya gute niba uri muzima? Namenya gute ko nzashaka umuntu muzima? Ibyo ntabwo uzabura ubikubaza. Ariko nuba uri n'ijambo ry'Uwiteka, haleluya, nuba waramenye Imana, Imana itugire neza, nuba wubaha Uwiteka ukaba ufite ubwo bwenge, ntabwo Imana izabura kuguha ijambo ryo gusubiza uwo mupfapfa. Izaguha igisubizo gikwiriye uwo mupfapfa. Ntuzamusubiza amagambo y'ubupfapfa ngo yewe ngo reka tugende dusa. Oya, Uwiteka ntazabura kuguha ijambo, igisubizo kizima cyo gusubiza uwo mupfapfa. Umusore ntabwo niba uri umukobwa, ntabwo uzabura guhura n'umusore rwose w'umupfapfa kubwira ati reka dusambane. Ati dore turakundana rwose reka dusambane. Ntabwo uzabura kubyumva ibyo. Ariko nuba wubaha Uwiteka ufite ubwo bwenge, ntabwo Imana izabura kuguha igisubizo usubiza uwo mupfapfa. Kuko icyo gihe rwose nta kintu kirimo muvane, ntacyo. Niba umuntu yumva yuko muzabana ari uko mwasambanye, nta kintu kirimo rwose. None ibyo agushakaho natabikubonaho, ubundi se gusambana nibyo byubaka urugo? Reka tubyihorere. Abazubatse barasambanye ntabwo macireho iteka, musabe Imana imbabazi, irabababarira. Ariko ntabwo ibyo ari byo tuzagenderamo iteka n'iteka. Abantu bahore basambana bigira nk'utunyamaswa two ku gasozi, ntabwo byakunda. Rero Kristo asubiza Satani ijambo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Iryo ni ijambo ry'ubwenge, icyo ni igisubizo cy'ubwenge. Abaramutsinze rwose aho ngaho. Rero icyo gihe urumva, iyo aba adafite ubwenge bw'Uwiteka byari birangiye, kuko urumva yari guhita asimbuka. Ariko yagerageje ku buryo atari buze gukora icyo Satani yifuza. Satani ataza kwirata ngo yamwumviye. Nawe rero Satani ntazajya imbere y'Imana yirata ngo wamwumviye, ngo wakoze ibyo ashaka. Oya, ibyo rwose ni bibi, ntabwo byatuganisha mu ijuru. Ntabwo uzabura kumva umusore akubwira ati rwose nutansoma ntabwo bikunda, ndapfa. Urapfa? Imana iturengere. Ngarapfa akavuga ati ndapfa, ntabwo bikunda. Uyu mugoroba aho ntabwo bikunda, kumva rwose biranze. Muvandimwe, uretse kubeshya, uburyarya n'ubutiriganya ko kuri bupfe. Igihe atarahari se ntagusome warapfuye. Ariko iyo niyo si tugezemo, nibyo bibazo abantu tugomba guhora turwana nabyo buri munsi. Ariko kubera Imana tuzatsinda. We hamya Kristo ugire guhamya. Urumva umwami wacu Yesu yagize guhamya ari imbere ya Satani. None wowe uri imbere y'umuntu guhamya biranze. Kuba gukangishije ngo sinzagushaka niba utemeye ko dusambana, ibyo byo biragukanze. Ubwo se ari ibyo katurebe. Ari Imana yakuremye, yiteguye kuguha ijuru n'imbabazi, ndetse n'uwo ninde ukwiriye kugirira ubwoba? Urumva Imana yakwima umugabo muzima cyangwa se yakwima umugore muzima ku buryo iguha wowe ikigoryi? Abo tubita bibigoryi. Wowe ikigoryi iramuguha se kugira bigende bite? Urumva Imana yagusabye bigezaho. Ariko bisaba imbaraga, bisaba bwa bwenge butangwa n'Uwiteka, dusanga rwose mu gitabo cyiza cya Yobu. Ubwenge Imana ibwira abantu
nibwo bwonyine buba bukenewe kiragiye kugira ngo ubashe kugira gute gutsinda. Reba, niba gutsinda umwana w'umuntu bikunaniye, ubwo Satani igihe yakugezeho uzatsinda. Niba umuntu akubwira ati niba tudasambanye rwose genda ruhire. Hari abajya bavuga Saint Valentin ni ibitangaza ibibera kuri uriya munsi, byo ni intambara ikomeye kuyirwana, kuyitsinda sinzi birakomeye cyane. Ugasanga umuntu yigize nabi, yigize ikihurumbire ngo uyu munsi rwose ngo tudasambanye ndapfa. Ariko sha wapfuye se niba wumva ari byo biri bukwice? Ibyo urumva impfu zihangayikishije abantu, nubwo koko ruhangayikisha abantu ngo nubura ibyo uri bupfe, ipfa ugende kuko uri kumunga ahubwo imyaka, umeze nk'imunga iri kumunga imyaka, uri gushaka we kuyobya abantu ngo uri bupfe. Ibyo rero byose aho niho Satani ahera akazamuka agatsinda abantu, ugasanga rwose byananiranye. Niba koko muvandimwe wumva urwo rwego uriho urumva rwose nta kintu cyaba kirimo, ariko Imana ihari rwose kugira ngo itubabarire. Hanyuma Satani rero arakomeza ntabwo yigize arekera, ajyana Kristo, amujyana hejuru rwose y'impinga y'umusozi, aramubwira ati rwose ubu bwami bwose ndabuguha, nuramukundamye wunamye ukandamya gusa ukamfukamira ndabuguha. Urumva kwereka ubwami, abantu benshi bajya ngo gushaka ubutunzi bakabushaka mu buryo bw'umwijima. Rero kwereka umuntu ubwami, urumva Kristo yari yambaye umubiri, ubwami bwo mu isi, ukamubwira ngo uri bubumuhe abo umuyobozi wabwo, urumva aba ari ikintu gikomeye. Wowe kubera tubisoma muri Bibiliya uba wumva ari ibintu byoroheje, ariko umuntu ashaka kuvuga ati ndahita nguha rwose uyu murenge byonyine, uyu murenge ubu wawe barimo bose ubakuremo, cyangwa se ubategeke nyine bajye bakuzanira ibyo kurya n'ibiki byose. Urumva aba ari ikintu gikomeye. None yari yeretswe ubwami bw'isi bwose ko buri buze kububwe, burabo bwari ko nundamye. Aramubwira genda Satani, haleluya, Kristo aratsinda, genda Satani. Haranditse uzanyuranye Imana, uzaramye Uwiteka Imana yawe yonyine gusa, haleluya. Amubwira ijambo nanone ry'ubwenge. Satani icyo gihe acika intege, ariko niwumva yuko uyu munsi urabasha gusubiza ijambo ry'ubwenge, ejo ugasubiza iry'ubupfapfa, bizaba bikurangiriyeho. Ibyo wakoreye byose bizaba bibaye ubusa. Intambara warwanya ukayitsinda, ukaba ugejeje imyaka 30 ugitegereje, uri umukobwa ugitegereje umugabo uzaza. Imana we yaramukugeneye ku myaka 32, kuwa 30 ukigira nabi, umusore akaza akagutereta akavuga tudasambanye rwose nibiko, nawe ugashimaduka ukavuga uti rwose ubwo n'uyu nguyu Imana yohereje reka nemerenza, ukemera ugasambana. Menya yuko ubwo ibyo warwaniye byose mu myaka ya 30 ubusa. Haleluya, ubusa bibaye ubusa. Munyumve neza bwoko bw'Imana, dukwiye kugira ubwenge butangwa n'Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana idutindeho. Rero Kristo wageragejwe na Satani akabasha gutsinda, natwe tugomba kugira gutsinda, kuko nawe yagize yaratsinze. Ntabwo turabo gupfa, ahubwo turabokuramo kubw'imbaraga duhabwa n'Uwiteka, kubwo gukomera kw'Imana. Twese turabo kugira kurama, ariko ni ugusenga no gushyiramo imbaraga muri byose dukora. Imana itugire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Ibi bihe rero biragoye, bavandimwe mwirinde cyane, dusaba Imana ubwenge kugira tubashe gusubiza amagambo y'ubwenge, tubashe gusubiza amagambo akwiriye, tubashe gusubiza ibisubizo bya yadu, kuko muri kino gihe biragoye kandi tuzabazwa byinshi, tuzabarizwa henshi. Imana tugarukeho kandi Imana idutindeho. Reka dusenge, dusabe Imana imbaraga n'imbabazi kugira ngo aho twasubije nabi Imana itubarire kandi dukomeze gukomera no mu bihe turimo. Turagushimiye Imana, urakoze kubanye natwe, urakoze ko dushyigikiye, urakoze kubw'ijambo ryawe, cyubahiro ni cyawe. Ndakwingize cyane ukomeze kutuyobora no kudutegekera, tuganzirize gukora Imana ishobora byose, tumire imyuka mibi n'abadayimoni, nyir'ingabo turengere cyane, ujya neza bugacya bukira. Amen.